Tata Agama siniga Ineza yaramamagaye Niyo Ana Teresa Gwari hara kuranye Ego mazi kwa jangu mukongo ma Ndumva nekanye Ndumva nekanye Niyo Baza ngo habaye iki Habaye iki Warebye se ko ntacyura? Nah, I trust you. You trust me? Yeah. Okay. Ako mubaze. Ubundi unyangiriye. Njye ko nago banga. Ine wamoye iki kwanza mugabo. Rero bambwira. Njye nawe ubwiye mfite umukunzi. I know. Na mu bintu dupfa buri gihe urahatiriza cyane kandi simbikunda. Nano reka nagufasha gusobanura. Yaje n'umukunzi wa ninde wako approachinga. Oya ibyo kunya approachinga yaba wowe buri wese agira amahitamo yiwe. Wowe ikibazo cyawe kwanza reka ngukuri. Sibyo? Mu Kinyarwanda nari. Nanga kuvuga ngo Ikinyarwanda. Icyambere cy'uri umwana kuri njye. Ikindi wambara nk'abarara. Ikindi uvuga nk'abarara. Ugenda nk'abarara. Nyine ntaguri type zanjye tu. Mama, niyo wara gukabya. No, ungu tuvugana. Ndashaka. Duteke isombe. Ushiremo ikinono. Ushiremo umutwe w'ihene. Ushiremo amara yabyo byose ukinu ujugunye n'amaguru gusa. N'umurizo. N'amaso. Noneho duteke umuciri. Ibirayi. Ibijumba. Inyumbati. Niki kindi? Ifiriti yayibagiye. Ifiriti yayibagiye. Ifiriti ni iz'abakire. Ibyo byose tuba kubiteka. Atari ibigori. N'ibigori. Ubwo duce voka, duce imyembe, duce amapera, duce inzuzi. Inzuzi barazicara cyane. Ibisusa. Ibintu byose tubitegura ku meza ku buryo. Saniyo uri nyine mbwira icyo ushaka kuvuga. Nta kindi twaza guteka. Niki kindi? Ese uyu munsi ufite amafaranga. Duteke n'imidatekeka. Ubwo turateka amakurira amana. Amakurira amana n'amateke. Duteke. Banza mbwira impamvu ibyo bintu byose kubidondeka. Ibyo duteke imyungu, imegeri. Ibintu byose ku buryo nyine agaruka. N'agarasoryo, n'urusenda rwa Kamurari. N'urusenda rwa Kamurari. Duteke niyo duteke n'amakora. Kana yararyoha. Eko man, umva harapfa. Icyo kitaraza guseba no munsi. Nise kubera iki nyine mbwira impamvu uri kuvuga ibyo bintu. Shiri wanjye agiye kugaruka. Agasombe. Mumaze kuvuga se? Arambwiye ngo uno munsi. Ninaza ejo nzaza. Ariko amahirwe mesharo no munsi. Ese niyo ko uvuze ibintu byinshi. Kandi bikubushize ibintu twaganiriye. Mama duteke ibintu mukozanye byo ndashakaze namwiteguye abone ko ari umwami kazi ugarutse. Kamubwire. Ntago nakubwiye reka tuyereka umuntu uko turi. Niyo. Nugo twakwiyemeramo gakeya. Kamubwire. Kuzi ko twarari umutsima w'amasaka. Wase tukaza ku muzima n'udusimba tudakaranze. Umutsima urasebye. Ahubwo reka nkubwire jewe. Ngoje rusorome ibisusa sibyo? None uje kwagera gwara guhe n'amamesa ya 200. Ngitunguru ze dukaranga. Tumuhesha umutsima w'amasaka. And I'm sorry to tell you the truth. What if I change that? No, you don't have to. Kubera ko already I'm taken. Rero nta mpamvu zo kuvuga ngo ugiye guhinduka kubera ngewe. Ntacyo nabimaze. So ushaka kunambara tukudusutse. No, ntago mbishaka kubyambara. Byo byambara wowe bishaka ariko no, you're not my type man. Really? Fite mu gentleman wanjye so
I do love him, I respect him, he's everything. So wowe rero kuki tutaba inshuti ukareka guhatiriza? ariko ndagukunda kwene and kandi urabona ko ntako nagize narwanye na kandi I still fight sibyo nzakomeza ndwane I don't know when ariko nyine je nizerera mu kurwanira urukundo nyine so ikintu kidashoboka naho cyari gishoboka ahubwo ntungakomeze gutakaza your time. No, yes, I'm wasting my time ariko nyine ndimo ndagwanira uzi nyine ikibazo cyawe nicyo ngicyo ntabwo ujya wumva ubwo nubishaka tuzabishuti bisanzwe ntabishaka Queen you are a client nahindura uri umukiriya nk'abandi inshuti yanjye nahindura outfit ariko Queen va basi reka mwereke mva umbwire warono sonyeri yose ni beach bundi mwana ginesha umutwe njye mapenzi na wakira ariko tu nje nawe wallahi nzakugigira paka dagas nje nawe tu hanyuma ubwo yaragashira ibyo gusa ese ni ufite amafaranga kugira amafaranga mfite wakwishaje Yesu umukunzi wanjye amaze ikingana gutya tumwakire nk'uwo wakira umuturanyi ariko ntago ibisusa bizi abiye kandi abizi no sushiza bajya ataragiye yishimye se wamenye ko turi abakene ukabyemera ko ntacyo bitwaye ariko ntago turi abakene bo kubura kukwakira umuntu tugomba kwiyemera je ahubwo reka mubwikiro ugiye gukora kandi kiri bumushimisha fata igitambaro ukorope muri ino nzu urumva uhanagura ameza n'amadirishya ahantu hose ubungure n'iriya mirayo iri muri saro atayihasanga ubundi ibindi ni bisanzwe ntago tumuye igisusa je batereza ntago nzipasa muremure icyo asanga nicyo ni ibisusa ari buryo ibisusa koko ibisusa aho akandi kantu waje koga neza ukambara yapana yaguhaye mu mpano kandi ndambara byatenge Mana yanjye niwe uzi urukundo umwana wanjye akunda Nyambo. Umwana wanjye umurebye mbona yishimye nkabona aranezerewe nanjye nkumva umutima wanjye wishimye. Uwiteka Mana ntuzatume umwana wanjye ababara ahubwo umunezero afite azawugumane. Komeza ubatuze muri paradizo yo mw'isi kandi uzabashyigikire kuko ubashyigikiye nta muntu wabakobamo nk'ukora Mana. Urakoze mucunguzi wanjye amen. Gututinyuka ngasanga utaranafunga n'iduka. Nyambo urajya ngo nyinde kakanye kweli. Uziko ubu tuvugana nabwiye mushuti wanjye yanadukatishije n'amatike hasigaye isaha imwe n'iminota 30. Nyambo reka basi ihangane. Turi nko kunenda nko masaha nk'abiri umuntu yabagize ahangaha akazana mashine zanjye tukabona kugejeje ugira ikibazo. Utegereje mashine? Yeah. Aje kuzana mashine n'izindi telefone zari. Ukumva ko ngende bugutegereze. Ntabikaze Nyambo ni iminota ingahe? Kandi ndi kubwira ko bamaze kudukatishiriza. Okay. Amatike ndaza kwishyura ndagusubiza amafaranga ubwire bakansoringa nta kibazo. Ive ntabwo bishoboka. Njye nkeneye gutaha mbabarira nikumburiye mu cyaro ibintu byawe niba utagira gahunda birakureba uba wahaye umukiriya amasaha ya kare. Ikibazo ntabwo ari njye ikibazo nta nubwo ari we ahubwo nta hantu ari guturuka n'ubu ntigeze ahagarara arahagarara uko ageze ahangaha. Ubwo rero uransangayo urasiganwa n'iki koko kutagiye koga kanya. Babarira pe njye niba nishyize mu mutwe wanjye ko ngende izi saha ubwo aba ari izi saha iyo ubwo byishe aba ari akazi kawe ntabwo ngiye bindeba. Nyambo wambabariye tukazamuka. Ese mugabo mwiza waho wahereye kuko ntiwananiwe. Ayo ndi kugira tuno ntusibe tuve mu nzira. Babizi kangeze ibi rekera uzo tujya kangeze ibi n'ibindi basaba natetse nahishije udahari nananiwe korye rwose nabuza gatege akoze hagakuru kababana ntago bakuvugishije oye nge baramamagaye rero ngo bimeze bite agiye kuza ubwo bashobora kuba bambuza aho oya bamvugishije nge ngo bagiye kugaruka bose se nyine surumva yive yambwira ngo turaza ari we wenyine
ndambwira ati rero turi kwitegura tugiye kugaruka mu cyaro ariko muri umuntu wawe nawe abaraho yewe ntazi no guca amarenga nicyo kibiki namuciriye amarenga ni se yive bimeze bite ngoyi akamwe ngo uri kuvuga gute ngo sinkumva hambwa ni nyine ko mugiye kugaruka se ubwo nyine hari icyo wibwiye bigeze he nyine muze mbakira na yombe ngo urumva gusuze ngo ibyo yive yabyumva reka mbabarira igikapu cyagireze njye ndi kubwira ngo asigaye samwe n'igice ngiye gufata moto ingeze mu rugo ikintu nkora ni uguhindura imyenda no gufata igikapu nkawakanda karenze ubwo rero ubwo uransangayo ngo nsiga amafaranga yanjye urarinda uyasigira ikize wayategereje gusa ukamenya neza ko imodoka yanyuma isaha izira nuyirata ubwo nahejo mfunge mubwira bihereza abandi bantu ako se wategereje ko akazi ariko kakuzanye i Kigali ntiwabuza nundi amafaranga nawe kugira ngo ugende wenyine ngensigare hano nese undika ugenda umetse si bisi tugeramo simba nicara nawe wicaye hariya twicaranye gutya umwanya ku mwanya twicarana mu biki kuzi ko ngiye ntagomba kwicarana nawe ubu wowe wicaye imbere nicaye iri inyuma n'ubundi mu rugo urahazi n'ubundi ubwo uzaza ahubwo baye si Nyambo shayive mbabarira ntabwo nagutegereza none ureba mu isaha n'igice bisigaye turi kumwe minota 30 urajya ngo nanjye bisi nsige kuko nyine iyo saha yindi uraza kwikoresha ngenda nambare impindure mfate ibikapu mfate moto nongere ngende Nyabugogo mu isaha imwe birakunda kandi ahubwo urimo uramvugisha amagambo menshi mu masaha akagenda ikintu nkubwiye cyo wibeshye ukarata bisi yanyuma igiriye mu rugo ubwo nyine ubwo uzagaruka uzaza ejo Nyambo uransetse byakira rucyuma cyawe cyaratese ibyo ntabwo oya ntabwo ari uguteta ahubwo se izo mvugo nizo mu cyaro tweko kera twabigiraga abantu bo mu cyaro shari ngiye ko twabigiraga mu marenga abantu turi kumwe ntibamenye ibyo turi kuvuga ariko ngiye uranze ariko ntukanyitira ngiye siko nabishoboraga nyine kimuna cyawe ntukanyitira niko akigenda cyacyo uzi yuko mbona nshaje ukagira ngo ushaje se urashaje ako nawe ntukajye wikuza kari uko suri mu cyaro ugira ngo uramutse uri mu mujyi bari abagabo baba batwaye ibimodoka bakuruta wahakuruta ntabanduta nuko tuba twibereye muri iki kandi burya ndanabaruta kuko mbarushaho ariko urabaruta mugabo mwiza bajya baririmba ngo barushanga inzobe igize iti ngiye inzobe igize ite inyoye akuraho niyo usetse ni mama y'Imana si ukubeshya burya niyo ndi kugenda mu muhanda ngenda ijisho rimwe riri kuri wowe rindi riri ku bisambo bigenda bikureba hirya no hino niyo mpamvu uzi ko baparika n'amamodoka bakanza bakakureba wikabya nawe sheri wikabya rwose ariko rwose bajya banareba nuko turi mu cyaro nyine ntabwo ari icyaro ni mama y'Imana no mu mujyi ntabwo oya si ukubeshya no mu mujyi noneho mu mujyi za moto zagenda zigongana ahubwo tujyeho uzajya ugenda wambaye nk'abasilamu wapfutse mu maso oya humura umva se uzasoni zawe mama uzi ko unyibukije kera nyikurambagiza impore mugore mwiza ikibasumba cyanjye yakoze mabukwe yagiye kare ntamushimiye neza koko siko mbona ubabaye yega birababaje Nyambo twarazanye twari dukwiye no gusubiranayo ngaho ta miliyoni na magana ngahe ubuze ngo tugende mu cyaro njyewe ibyanzanye ndabirangije ibyakuzanye n'ibirarangira tegereza usoze ibyakuzanye n'ibirangira uzaza so nta n'undi muntu wajya kureba hano hafi nko muri ino nzu njyewe ariko ko nta wundi muntu ufitanye nawe gahunda ari we twe twifitanye ukaba wisha amasaha kandi nakubwiye ngo bisi irahaguruka saa 8:30 wari ubizi utanga iyo gahunda bivuze ngo kuva kare ntabwo ashaka ko tujyana koma musosi wandagara rero uriza nta kundi nyine bayi kandi ndababaye ko wari ukwiye kunyumva bwa mbere basi ive nabyo winere muho ariko nawe basi wazigize bwa mbere oya babarira nawe mfite n'ibintu byinshi nikumburiye mu cyaro ubwo rero urasanga rega nanaguteguriye nanabwiye bashakira umutobe basi cyangwa uzi ngo upfa kubona ubushera wowe n'ibinwa cyangwa ikigage cyangwa bagushakira urwawe cyangwa bamvangira iki ubushera n'umutobe bagushakira urwagwa se sinakubwiye ko nzajya nk'ibintu wowe wanyweye oranje umva bayi aho nta kibazo umuhanda mwiza
kumbyarira umugore umeze nkawe maze twebwe dusa na mama wacu kuko nari guhora musingiza nkamubwira ndakuramutsa nka zimwe baramutsa Mariya ari njyewe ari na Nyambo buriya dusa na mama niwe twabikurikije niwe twabikuyeho cyakoze ubwo rero nashimira n'isogokuru wayo sogokuru nese urumva atari mwese oya wowe washimira ni Imana kuko Imana nyine niyo igena cyakoze Nyagasani we muhora mushimira buri gitondo iyo mbyutse nkakwitegereza ndavuga ati Nyagasani warakoze kuba umugore nk'uyu nguyu burya niyo nakena niyo namera gute ubuzima bwabishye iyo nkubonye ukansekera umunezero bitugaruka mu mutima wanjye waretse kunerisani nsubije mu bihe bya kera reka natwe tuba tubikumbuye ibyo bihe twirirwa duhatira Nyambo se nayive ngo nibakundane twebwe ubu rero ubwo bari abana baje ngiye kukuba nkubuzeho gake oya nta kintu nongera kwita ayo hari igihe bakuntwara nkafuha ariko nkaceceka nk'umuntu mukuru oya reka mugabo mwiza nta kintu nongera kwitaho yive niba atarabikoze ubwo nyine nibyo kandi ikindi nibagiwe kubwira Nyambo twaraganiriye mubwira ko nazongera kumubangamira ubwo rero hasigaye tubarekera ibyabo guhitamo biri mu biganza byawe biyubakire zana gutwaza ariko n'isuka rero nawe se wahinze ugire no gutwara n'isuka nawe zana ikiganza nyego tutahisha tugende disi ujye gukara bufungure wanashonje ubu nanahaza ahubwo inzarisi iyo usetse inzarisi ariko ngaho twitahire mugabo mwiza no kuri kw'Imana ariko se kandi wanakiye dukize amakuru yawe ni meza n'iki ibyo wigize ndabona ko umunsi wambaye n'ibitenge nuwo warijyanye se ngo tubimenye njaheza iki gitenge ko ari cyo noga n'akaruko ndi nyambaye nshaka nshaka imbaza ibintu byinshi ubwo se umeze ute noneho ko mpera uko wasizoye nkamba nawe atuje byakugendekeye bite navuze ko nta kintu nzongera kuvugana nawe sinzi nshakaho n'ungu none urimo uracuranga ntabwo uri kuvuga ese ari ikintu mubwiye ese mubwiye ko nkwanga hari ibyo wumvisha mvuga ufite ubwo mwari yibe ese mubwiye ko njyewe n'ubundi nta tuzongera guhurira ngiye kujya nkureba gutya tu kuri muri bose imitima ninde wapfuye ko nagutabara nagutabara apfuye bakamuhamba usura nk'ibintu ari kubunkorera wowe nkungu bigenda guhereye nkubwira reba ibyumweru byari bishize ubu iyo wemera ukavuga ibyo nakubwiye ubu byakabaye byaranarangiye n'iki gitenge nyambariye ukuri ubu ngubu uriya mukobwa akabaje asanga basi ufite n'inda y'icyumweru ariko ndebera warasheze ngo ushaka ibyo ushaka kandi nuko ubishaka gusa we nta n'urukundo mfite ariko ngiye Niyori nkunda nakubwiye ngo umunshakire birakunanira ubwo rero mva arambaniye Djibouti. Ça roule. Vous êtes ses fils. Je vais dans un communauté les aroko nyine. Nyemere ibintu giye gusa. Urumva ndavuganye na Queen. Queen my girlfriend. Noneho ndamubwira nivugisha iwanyu nanjye nzavugisha ababyeyi banjye bagure baganire turebe ikizavamo nyirizo. Rero urabizi ko maze iminsi nyine itwara fresh rero ngo nongera gutuma kandi gasate abantu bamize fresh ibintu byose biri kujyana ku murongo akazi fresh nta kibazo. Rero agira ngo nawe rero ugire kungenza nyine umwana wawe usibitwara neza ufata kandi ibintu byose biri kubikora ku kiguzi kira urimo urambara neza kugira ngo utware umutima wanjye. Rero ubukwe bwaje kumushya Sheri yambwiye ko nyine ashaka ko famiye yanjye ba papa bakamenyana na papa wiwe na mama we ku buryo nyine batangiye nyine gupanga bya gahunda nyine zo kujya gufata ngo irembo ako kuza gufata irembo
mbese tukirutisha ibintu bukaba mbiki ngo subiramo izo story ntabwo nzumvishe neza. Arashaka ko papa wanjye yajya guhura na papa we bakamenyana shiri. Papa wawe na papa we bakamenyana bagapanga nyine uburyo bashobora nyine kuba baza gufatiramo. Ese kwikoma mbona nta kintu bikubwiye. Iriya famiye warayibonye cyane ntabwo wayibonye? Ntabwo nayibonye gusa. Ntakubiye. Nawe ikanira umugisha undi utandakara utagira ngo mvuze nabi. Ariko yaba amahirwe ufite ari njye uyafite. Mbanza hano nje mu zindi gahunda ubuzima bwanjye bwose ubanza naba nibera mu nzu y'Imana. Iriya famiye warayibonye? Cyo kwa mvara igihe n'umuntu atombora mu buzima. Gusa Imana izabijyemo bikomeze gutyo binarangire neza. Ngambwira papa we rero papa ngomba gushaka uburyo nyine bimubwira tukaganira ngo nyine urabizi nawe ibintu by'ibiganiro by'ababyeyi n'abana babo. Tutanya kubaza ibibazo byinshi umupira byose ibyo nta kibazo kirimo. Hanyuma bazahure nyine batangiye bapange gahunda z'ubukwe. Ugomba kubibwira papa wawe uri proud yabyo hari ukuntu umuntu agutereta ukareba. Attention umupapa kujya kumuganiriza ibintu by'umusore by'amakwe no kugenda gake. Kitse umusore udafite epfo na ruguru utazi ibye ariko iriya famiye yaba yaragushimye yaragukunze. Ko ntaramubona shawa nicyo ngicyo nta kindi gusa ko mufite n'ibibazo. Ubundi bajya bavuga ngo kuntu gukunda kunda abandi turi kugendana gusa cyakandi umuvuri na Dan ese nanoza ko niyo warakiri wenyine yakunaniye none aho nyambaga rukiye ubwo urumva none ukiruseyeho atari wowe se. Ako se njye ari njyewe iki kibazo cyawe nawe tujya wumva ntabwo biba byararangiye. Nese mu gufasha njyewe waramfashije ndabyanga nakubwiye ngo ibintu nimagirirane uri kumva ibyisi impangwe akebo kagiye wa mugaro ibi byose n'umunyarwanda wagiye abivuga. None wowe niki cyawe nzi ku buryo navuga ngo nanjye ngiye kwemera nitambike mu bintu byawe ngira urubona ndi mbura mukono njye Valence ni impangwe ukeneye mbese. Nese tuvugisha ukuri nta kintu cy'ubuntu cyawe kikakubaho. We cyawe cy'ubuntu cyawe ni iki? Isenge cy'umuntu ni iki? Ni iki cyawe cy'ubuntu? Kuva twakamenyana turi impinja tugatobanga ibyondo tukava ku byondo tugakina umupira tukava ku mupira tukaba dukuza tukaba tugeza nta kintu cy'umuntu cyanjye urabona. Nge nta cy'umuntu urabona. Cyakuyagisha cyakora nawe urwajya barakuroza. Ngaho va nkwibwire iki mbore ibyo ntitunabitindeho. Ndorubwiza ukuri sibyo nyine ntago nshaka kongera kurakara cyane nanjye ngo ndakare. Wakanganya nk'umuntu w'umugabo tugakora ibintu byunguka. Ese ubu ngiye ubona duturanye hariya nka niyo ragiye akambesha ari yuko amamanero kuko ubundi kuntu byagenda inahita ngenda tukabana hariya. Wajya ubura amazi yo kunywa najya misha urwago asuze ngo nkuhe wamburana iki muri quartier kuko nk'umuntu w'ishuti rero wakihanganye ukagenda se kari akashyano turakanyura he none niyo yahiye cyotori wakanganye ukagenda ukamutereta Niyori nanjye mbaza ngo mfite iki mbaza ngo wicaranye iki none nanjye uri bumpe nanjye nkabwo nyine nibyo ndi kukubwira wera sa konte turi kugenda nyine urabizi nyine tu cyanjye n'impango he nyine nimba nyine bya byarapfuye nyine shaka ikintu ndemera ubwo wese urumva ubu akutuvugisha uko nawe rero ni no fake uko wagenda ukabwira Niyori ndagukunda nkuko njya mbikubwira n'ibiki Gwese urambwira ngo urankunda cyarasha ubumbwira ngo nkuwe. Nese rani ndagenda mbwira Niyori ngo wamaye. Niwe nyine wena ngiye nuko n'imitse ndasa ku ntego ariko wowe ushobora kugira gute. Rero nta nubwo icyo nshaka ngenda shaka kazampa karamatapa katubana mu nzu. Nyine ngushimisha uzogera n'urubizi ko uri kungora ndi kwambara ibintu by'ubushiti nemeye kubitaje. Yakusana ibyambaye mbikunze ntabwo nayo bikunze nibikuze kugira ngushimisha. Okay. Nuse mubishi ntabwo nakubesha urabizi ngiye mvugira aho ngaho. Ntabwo ndi kwambara gutya kuko ngo Justin mbona hindutse kugira ngo Justin mbone ko wishimye. Sinzi muri gufata fresh. Kira. Yama. Speak my son. Ubu rero genda bizereka viro nimba kugira ngo abashe kunyumva ari kugira ngo mbashe guhinduka uko abishaka cyangwa kuba icyo ashaka ko mbacyo. Ikambikore kugira my dad agira ibyishimo ariko nawe ntabwo uri ugira ibyishimo wenyine aho ngaho ushaka kwikubira aho ngaho ushaka ikareka nazo nazi kwemerera vie izo ntabwo ziba. Okay. So navuze rero ko maze iminsi nitwara fresh nta kibazo byose umeze fresh
nanakubwire n'undi byaranyukamitse nabonye utuntu dushaje nari byaho nzandukubita mu nari nabijemo nabikunze ariko nyine nsanga nyine ntacyo dutwaye so rero ndavuga ni n'undi sister ambwiye ati bundi urantekereza iki ndavuga nari ubwira iwanyu nari ndaza kubwira vie cyane ko nari ko nari bijyanye nayo ubu rero ndagira ngo baguhiremo iwabo ugende bakubita imistari ya fresh abantu buryo batakaramo fresh mbere ya vie ntuzandaburize nyine ngo muzakuzana bya bintu byawe uzamugwiremo fresh vie kuburyo avuga ati wi ndavivuye hano ni barambataye cyane cyane mugende mu kibazo cyo mushaka hanyuma niturize naje Kila man. Jamaa. Mimi sijaelewa una maana gani? Unataka nifanye nini mimi? Buri ababyeyi babyumva ni bake. Kandi papa wanjye uramuzi. Igihunga cyose nari mfite. Nimara kugera muri rabwo cyarashize. Nerega wowe uri umwana. Umwana urenda ukabona ibintu byinshi. Ujyanaga reka mbwira wacu ntacyo tubuze ariko umupapa uri yarareba ati se umukobwa wanjye agiye kujya he. Ngayibaza none nko kumenya yuko tutari twahura nyine ari ibintu bya online. Reka sinajyaga mbikubwira uriya musore muri gupanga ibi nibi na gahunda yo kukwibara avuga ngo isuka igira isoko. Ntago wabuvuka muri rugo ngo buri umuntu uraho udashobotse. Ntago wabuvuka muri rugo. Warubizi ko bakirara abagome. Abagome se kandi gute. Hari abakirara bafite. Aho babagome ya aho babagome n'ubundi nkuko twabyizeye. Reka umuntu abiharira Imana. N'ubundi nabigiyemo mbishaka nawe wabimpatirije turakundana kandi ageza ibishoboka byose akabinyereka. Ikindi kwibivuga ngo tubiharira Imana wagira ngo njyewe igihunga cyarashize buri abakirangwa abagome. Niwe nyine igihunga cyarashize rega kuyobera yose nuko wabonye. None nago muhangayikira. Nago muhangayikira. Bikuvuze. Nase guha wamhangayikira nka papa wanjye. Okay. Ntago nageza aho papa wawe ariko nanjye nyine nzi ndikubwira ko papa ashobora kugira akantu k'umubyeyi akantu yagira siko we wagira sibyo ndabyemera twebwe turi abana tureba nyine ibyo tubonye hafi kwine turabana tuzamera amahembe itonde ikindi kwine umubyeyi icyo umubyeyi areba sicyo twe tureba niyo mpamvu ngomba kugenda nkabimuganiriza mbese nkamuhereza fact akabona ko hari nyine hari ibintu bifatika bari ababyeyi buri muhungu ni ikimenyetso gifatika k'ibintu biri seriye umuhungu yakubeshya ariko umukecuru nkura w'imfura none se ntabwo bumva ko nyine yaganiriye n'umuhungu we ibintu byose abikubwira nsigaye numva ibintu byarakemutse ahubwo ndaza gupanga ndaza guhamagara papa twumva igihe twahurira tukaganira kuko nta wundi bintu namubwira kuri telefone then namara kumbwira umwanzuro we nshaka nyine bari buhuze n'uriya mupapa babiganireho si ko ubukwe bwahumwe umva byashyushye ahubwo se bakimara gufata irembo tujya kwipima ikatsi urumva nkubwire sibyo ngiye mfite cyana mu mujyi nari maze iminsi buranshakisha nubwo nawe wararakaye njye numvaga ahubwo nzaza nkizanye cyaje mu rugo gutya turi kumwe nkikwereka gutya nkwereka ikintu kiri ntuzenye ufata gutya pani kiri kumva gutya wowe ikintu ugiye gukora ngiye kugwa nimero ikibazo agafera gasiza ku muriro urukumva oya ariko nyumva nacyo basi ndereka nze ndahita ngenda mu rugo nkafata papa se ubwo ntiyanafunze ntiyagiye kumanda none nindangize muhe nimero z'icyo cyana nakibwiye ko ari umutipe mu cyaro wowe uze n'ibintu byo kwemera ntuzanye byaye ngo mfite inkoko mbwiye tifite ifamu y'inka ibintu nk'ibyo nyine ni icyana cy'ikiyobe urangwa n'inzobe kare yasekare nakagufinye usibye ku rukundo ari impumyi umukobwa murire mu rushingo ifite mu nda nkaho uruyuki umva n'umugezi nawe uzabureba ubwo narabimubwiye ikintu uwo aramubwiye gusa ngo ndi Valenti ni mutesi wampaye nimero zawe ibyo biramaze namara icyumwera navuze ko ibyo Kigali byigemura namara icyumwera ataje uzangaye zamenye ko ntari mutesi muraziranye se gutya turaziranye amaso ku maso rero ubwo ikintu kigiye kuba niki wowe mpaye misinga ngiye nkwaye icyumwera mwizere mwa asimana igihe nigeze nkubeshya ibyo ngibyo ariko urabeze ngiye kumbeshya kwanye no kukwica none ubwo ngubwo urifuza ko Niyori n'umundi ari we yakunda ngiye nshaka ko bigira vuba ahubwo ibyo gukunda bikavamo tukamana kangira umugore ntacyo nyenda bikugiramo ariko nyine nawe bicemo
nyine uwo mwana njye bare nunza nawe yamanyanga nyine yawe reka nkwereke nama ari cyumwera atakugeza wowe usanga yo bwo tugende njye kugwa nimero uretse gato koko uramuzi neza nyine turaziranye ntago nyibeshya nukuri aranitonda nese wowe icyo ushaka no kwitonda ko icyo ushaka nyizi cishwa njye kugwa nimero utaza kurara unesha umutwe bw'ijimiro fite icyumweru kimwe nese ntago ari kinini nkawe kinini nkanje aho bitubye ndakubwiye ko ari muto mwatiyana nkwereza nimero ariko nibicamo zagura ipipa y'uruganda mbakora ega ubundi yakwavutse mwana tuzajya kwipima tuzamba inaha niho bazatwambika ni tuzafata indege nina ariko ubuhinde nibwo buzatwambika iki wenda njyewe abandi bakobwa uzabashakira amakanzu uzagera kugenda mu bahinduka urujya aho bazakwambika niho bazajya ako wajya ngo niho ugiye gukora ubukwe bashyushye wagira ngo niho ugiye gukora ubukwe uzi ko natangiye ndimo ndahumereza nkabona ibintu byose ku murongo Queen yambaye akakanzu cyaza none nsigenda arambira hagati ugiye gukora siporo kwigabanukemo ngabanukemo iki ko umugabo wanjye bikunda wowe bikureba iki ndimo ndakureba n'agakanzu kagufasha hano mu mabere kagera hasi kagataruka ukundi kanzu imeze ite uzabibona twagiye kwisha kwagire ku mutima mu cyane ko shiri ese kutangiye kunyijendura kandi nugira muri la famille uzongera kumvugisha nje nawe tugomba nyine kutangiye kunyihakana kare nugira muri la famille uzongera kumvugisha ndabona iyi rega ikibazo ndabona inzi cyangwa nawe tuzabana mu nzu utwara igihe umbwira ibintu ukagira ngo ni wowe shiri ndabona numara kugera muri iyi famille iyi nzi zangwa aho utazanagaruka no kundeba ntabwo ngira vuba ushaka umugabo tuzahora muri ibi turashe imana ikugiye neza uramubonye ndaje nshakishe ubundi mwohereze mubwire azahitemo nyine nk'ikanzu ushobora kwambara ure niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kumpitiramo wowe icyo wakora ni ukunjya inyuma ukamperekeza nk'inshuti yawe kambwira ngo irakubereye ntabwo kubereye ntagomba kwihitiramo abasore baba bazi amakanzu meza naguhitiramo se bariya n'abasirimu ntago ari abantu ncakarafite abazibye ibyo kwera ukuntu umuntu akundana n'umuntu ugasanga niwe ahaye agaciro na famiye yose abo bari basanzwe bakurana babana kamwibagirwa huye ariko uri umugabo wanjye tugomba kubana nase uzagenda guhitiremo simakanye uzagenda guhitiremo ubu noneho ninjye no gushaka amarido yo mu nzu yanjye nawe uzambwira ngo ndaza ngo uhitiremo none se ntabwo umukobwa agiye kugura ibirongoranwa ajyana na mugenzi we akareba amarido ajyanye n'intebe tureka kwihutisha ibintu akategereza aho bigana sasa usikie wese byose uzanga nta kintu kimwe wari gufatamo erega muravugira muri za shirenge zawe okay kabivuge mu kinyarwanda kizima ahubwo sawa ndimo ndashaka wowe vie ugende kwa vie w'icyana cyanjye ubagwiremo fresh muganire murebe ku bintu byajya ku murongo babwire ku yindi mungu wawe yashimye icyana cyabo hanyuma muganire nk'abasaza nyine nyuma batera imirongo ya fresh hanyuma leta baza baduhereza umwana wabo natwe tumujyane n'ibyo ngibyo just kugira ngo umwana abone nyine ko just biri seri sufata okay sivimba ngo tumvishe cyangwa mu kindi kinyarwanda nubwo ntabyumvishije neza ariko harako numvishije uravuze ngo njyewe njye kora njyewe ndi umugabo wibashye sibyo nase umukobwa n'umugabo wibashye urashaka gufata amafuti yawe ukayadutamo twese none nkurikize we ntabwo nabuza babwira ko mana ibintu nawe utazi kujya ngize n'ikintu kivuka wava ko ntacyo narubizi ukanantunganya nk'umuntu utarubizi utazi ku pretendinga would you yoka fresh vie ntabwo utakara mu fresh kiramani yama nawe ko nta kintu nzakwima ndafata ariko kiyizo mu nzira igororotse right ibyo bintu ngiye kwicara ndabivugana na mu bitekerezo turebe the way forward. All right? Do you get me when? I'm getting you that. Okay, fine. Yeah, I'm fat fresh. I'm fatting.